Muraho bene data, muri amahoro mwese aho muherereye. Pasiteri Yarine nongeye kugaruka hano, ndashimira Imana ko mbaye umwanya muto wo kugira ngo ngaruke aha tubashe kuganira, tubashe gushima Imana turi kumwe, kubera ko mba mbakumbuye kugira ngo tuganire. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, umunsi w'icyumweru cya Pentekoste. Bifurije Pentekoste nziza, Imana ikomeze ibagirire neza, imbaraga z'umwuka wera zikomeze ziganze muri mwe. Nshimiye abantu bose bankurikirana, ndamukije abantu bari iwacu ruguru, ndamukije abari mu bihugu byo hanze, abo tuziranye n'abo tutaziranye, abari muri Kenya, abari muri Afurika bose ndabaramukije cyane, batiyambe cyane. Ikindi kandi ndashimira umuntu udufasha, kubera ko nawe akora akazi keza kugira ngo abashe gutambuza mesaje, nawe tumusabiye umugisha w'Imana kugira ngo akomeze agubwe neza. Abari mu bibazo babuze ababo turabihanganisha cyane, turabihanganisha bihangane. Mu isi niko bizabimera, uyu munsi biba bimeze nabi, ejo bikamera neza. Imana hari uko izibigenza, ikabasha kugarurira abantu imitima, bakabasha kwihangana kandi bagakomera, ubuzima bugakomera nubwo biba bitoroshe. Cyane cyane abantu bari iwacu, bari ku rugamba, bamaze iminsi ababyeyi. Imana ikomeze ibane namwe, kandi Imana ibasha kutwumva, idukirize bino bihe bigoye nk'uku nguku. Ikindi rero, uyu munsi nari mfite ijambo ryo kuvuga ngo tube hamwe. Yesu igihe yagiye yaravuze ngo abanyeshuri bagende babe hamwe, bategereze umwuka wera. Umwuka wera uzuza ukabana n'abantu bari hamwe, uhereye mu miryango, abantu bahuje, abantu bavuga rumwe, badafite imyiryane, badafite ibindi bintu bibatandukanye. Umwuka wera uzuza ku bantu bari hamwe, umuntu utuje ushima Imana, niwe umwuka wera uzuzaho, akabasha kumuyobora neza, akabasha kumugirira neza, icyubahiro cy'Imana kikagaragara. Icyo nsaba ni uko tubasha kuzura imbaraga z'umwuka wera mu gihe nk'iki kigoye. Abantu barakamukiwe, abantu bagiye muri byinshi, ibihe byabaye bibi, ariko kandi abantu bagaruke bashima Imana, abantu babashe kumvikana, uhereye mu muryango hasi ukagera mu moko, ukagera no mu bihugu byose, aho uri hose ubashe kuba ruhande, kugira imbaraga zo kubasha kubana n'abantu neza, kugira ngo mubane mwumvikane. Ikindi kandi nkaba nkomeje kwifuriza imiryango kuba hamwe, umugabo n'umugore bakabasha kumvikana, bagashima ibyo bafite byose, bakabishimira Imana, kugira ngo icyubahiro cy'Imana gikomeze kiganze, abana nabo bakaza biyongera. Muzi ko umuryango niryo torero, niyo sosiyete, niyo si. Rero nkaba mbifurije umugisha w'Imana, mukomeze babeho, kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Pentekoste nziza ibe mu mitima yacu, yongere ihembure abananiwe, abasubiye inyuma. Dusenge dushimira Imana. Imana ikomeye, Imana igira neza, turagushima kandi turaguhimbaza, tugushimiye kuko wongeye kutugirira neza. Uyu munsi wa none tukaba twabashije kugera ahangaha, tukaba twavuze bigakunda, tukaba tubonye umwanya wo kubasha kuvuga, kuganira iz'ubwami bwa Mwami Yesu. Ukomeze ubane natwe, urinde ubugingo bwacu, urinde imibiri yacu, ukize intambara zitugose, ubashe kubana na buri umwe wese aho ari hose, kugira ngo Mana imbaraga z'umwuka wera zikomeze zibane nawe. Turakwizeye kandi turakwihaye, none n'ibihe byose tubisaba tubizeye kandi tubyemera mu izina rya Yesu. Amen.